data, iki ni igihe cyo kwegera Yesu, iki ni igihe cyo kuva mu byaha, iki ni igihe cyo gushaka imbaraga, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kwiyiriza, iki ni igihe cyo korestane ma egreri, ni igihe cyo kuva mu by'umuntu yibwira. Dore inzira zacu ntabwo ari kimwe n'iz'Imana. Nimuhaguruke dushake. Turavuza impanda, turavuza ikondera, turavuza induru, uzi ubwenge yiyarure. Ndabyibuka ngo aba bamarayika bamaze ari ndimo ndangururira mbwira ubwoko bwawe n'isi yose kugira ngo bakomeze imyiteguro Kristo kuza kuzaza ntabwo uzahera. Byaremwe byose bikubone byishime. Haleluya. Uzaza guca amateka, uzaza guhemba no guhana. Bakoze ibyiza uzabagororera, bakoze ibibi uzabahana. Uzazanwa n'ibintu bibiri kandi uzaza gutwara itorero. Imana ihimbazwe. Sengeye abantu bawe bafite umutima wo kukugarukira, abaziruye mwami bari barakijijwe. Ni igihe cyo kuba hafi y'Imana kugira ngo hatabaho gutungurwa kwa bamwe kandi ntacyo Imana itavuze. Mbanze mbabwire ko n'uyu mwanya tuzaho hano hari igihe uzahagarara, hari igihe uzahagarara. N'izi Bibiliya twitwaza ejo zizaba zafunzwe. Umuntu asigara atungwa nayo yavomye, umuntu asigara atungwa n'ibyo yumvise. Hari igihe umuntu yumvaga yuko adagiye mu rusengero atakizwa, ariko ibintu byose birashoboka ko amariba yafungwa. Umuntu agatose byabaye bibi. Turamamaza Yesu, turamamaza kugaruka kwe, turamamaza Yesu, tumubera integuza. Dore twabaye nka ba Yohana Umubatiza tuvuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira se. Imana ishimwe cyane. Yesu araje. Imbabazi z'Imana ziracyariho, niyo mpamvu mutubona gutya. Imbabazi z'Imana ziracyariho, ariko kandi ntabwo zizahoraho, ntabwo zizahoraho iteka kuva na kera. Iyo abantu bataretse ibyaha, iyo ibyaha bimaze kugwira cyane bikazamuka, Imana iramanuka ikaza ikareba igatanga umwanzuro. Niko byagenze i Sodomo. Yaravuze ngo ubwo gutaka ko baharega kwagwiriye kandi ibyaha byabo bikaba byarundanijwe bikangera imbere, Imana iravuga ngo ndamanuka ndebe yuko ibibatakisha ariko biri. Mugisha rero tugiye turagarutse rero turi kumwe n'umutumirwa wacu. Muramuzi, muri kubona muri kamera, muramuzi. So bwa mbere ageze hano, ndakeka ari ubwa kabiri. Musanzwe mumuzi, ni umukozi w'Imana, urimo ibintu by'Imana n'ubutunzi bw'Imana. Ubushize mwarafashwe cyane mwifuza ko twamugarura, uyu munsi twamubazaniye. Tugiye kumusaba rero kugira ngo abasuhuze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sinzabakwira Jean Marie Vianney, uzwi ku izina rya Kazungu. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR, nsengera mu mudugudu wa Batsinda, ni nayo paruwasi. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 6. Ndumva ari ibyo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tumuhaye ikaze rero, ka twinjire mu kiganiro nyir'ubwite twumve icyo Imana yamushyize ku mutima uyu munsi. Ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, ni umudiyakoni, mwabyumvise n'ibindi atavuze. Reka tumusabe rero kugira ngo ahanure uko yategetswe. Data wa twese wo mu ijuru, Imana y'urukundo kandi Imana igira neza, uyu ni umukozi wawe Sinzabakwira Jean Marie Vianney, benshi bazi kuri Kazungu. Ugabwa umukoresha iby'ubutware, turakugiza kugira ngo n'uyu munsi wongere umukoreshe. Mwuka w'Imana amubonekeho cyane, imbaraga z'ishobora byose zimuhangeho mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere ahantu uko yategetswe, kandi icyo Umwuka ashyize ku mutima we akigeze ku bantu bose. Uracyumva wese afashwe n'ijambo rigiye rimuvana rigiye n'ahandi mushyira mu izina rya Yesu Kristo. Rimuvane ku ntera imwe rimushyire ku yindi ntera. Urakoze ngo wamushyikire nyagwa ku ngoma. Imbaraga z'umwijima zose nitece agaciro mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana tubikubise hasi byose mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka uganze mu izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze rero, ni karibu. Twinde na COVID-19 abanyarwanda imeze nabi yugarije isi. Ni karibu. Murakoze cyane, ndabashimiye.
twongeye gushima Imana itugaruye muri uyu mwanya ndetse ikatugirira n'icyizere cyo kugira ngo twongere tuyivugire cyangwa se tuyirangururire kuko ijambo ryayo riratubwira ngo nitumara gukura ibishimwa mu bigawa tuzaba tubaye nk'akanwa kayo. Rero turashimira Imana yongeye kutugeza hano kandi nta kindi kituzana atari ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Rero wishize twaganiriye nabahaye ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, hanyuma nyuma mbabwira n'ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi ni ijambo ry'Imana gusa mfite mbazaniye. Ubuhamya bwo ntago nabona umwanya bwo kubusubiramo, ahubwo ni ku ijambo ry'Imana. Mbazaniye ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo gutinda k'umukwe ntibitume mwirara ngo muzirure ibyaziraga, kuko iki nicyo gihe ashobora kugarukiramo. Ndumva ariyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi cyangwa se iki gicamunsi tugiye kuganiraho. Ndasubiramo, insanganyamatsiko iravuga ngo gutinda k'umukwe ntibitume mwirara ngo muzirure ibyaziraga, kuko iki nicyo gihe umukwe ashobora kuziramo. Mu yandi magambo, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, uko byagenda kose Yesu azagaruka. Ndasubiramo n'aka kantu, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, uko byagenda kose Yesu azaza. Restamo eglere, muraza kumbabarira tuze kumarana igihe cyose turamarana, muze kunkurikira. Kandi muri iyi minsi dufite ifuhe ryo kuvugira Imana, kuko abantu benshi barabiretse ngo Covid, abandi bakitwaza inzitwazo tutamenya, ariko iki nicyo gihe cyo guhaguruka ndetse tukavuga n'ahatari ngombwa tukahagera. Kuko ngira ngo hari uwigeze avuga ngo igihugu cyima amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Rero bakozi b'Imana, ntabwo umurimo w'Imana wahagaze, ahubwo ubu nibwo utangiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ijambo nshaka tuganira ni riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 25 n'umurongo waho wa 5 turageza ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu kubankurikiye, kandi mbifurije gufashwa no gukurikira. Yesu aduha umugisha. Reka turebe ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, bice 25 murongo waho wa 5, turasoma tugeze ku murongo wa 11. Haravuze ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura ahantu ndashaka kugira ngo tuhashyira kitso. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko nabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana idufashe cyane. Natangiye mbabwira ngo gutinda k'umukwe nibitume twirara ngo tuzirure ibyaziraga, kuko iki nicyo gihe Yesu ashobora kuziramo. Niba taje uyu munsi birashoboka ko ejo bwacyaza, kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibimenyetso byerekana kuza kwe birihuta biboneka. Bivuze ngo rero iki ni igihe cyanjye cyo kwitegura no kuba maso, kuko mu gihe tudatekereza dushobora kubona umwami ahagaze ku bicu, dore ko nawe ubwe yivugiye yuko azaza nk'umujura. Mutekereze umuntu wemeye akigereranya n'igisambo, aho ngo ngewe dore ndaza nk'umujura. Ndashaka ntari ninjira muri iri jambo neza kubankurikiye bene data, ntabwo nicaye hano nje kuguhanurira imitsima, ntabwo nicaye hano nje kuguhanurira kujya mu mahanga. Ngira ngo n'abagiye babifuje kugaruka barabibura,
ntago nicaye hano nje kukubwira ngo ikuzaniye imodoka na bya bindi byose bijya binezeza imitima y'abantu. Nje kukubwira ngo komeza imyiteguro yo kwakira umukoraje, kandi kuza kwe ni ihame ritagira gute, ridakuka. Olestai naho imiryango mpuzamahanga yahaguruka, amahanga yose agahaguruka bakavuga ngo turashaka yuko uwo Yesu atazaza, ndagira ngo mbabwire ngo ntago babishobora, ahubwo ijambo rirambwira ngo umwana w'umuntu ubwazaza amahanga yose azateranizwa imbere ye. Amahanga yose ateranizwa imbere ye, hanyuma abarobanure nk'uko umwongere arobanura intama mu ihene. Mu yandi magambo Yesu azaza gucagura, ntakabura icyo twateranye. Muririmbyi yaravuze ngo azazana n'ingabo ze, hanyuma aya makuba ayamare, hanyuma ibyaremwe byose bibone kwishima. Asoza avuze ngo uko mbibonye ngewe icyamakaza atagize gute, adatinze. Rero ndashaka mbanze mvuge ku bintu bijyanye n'ibyerekana kuza kwe. Mbabajwe mu mutima wanjye cyane nuko abantu bakomeje gusinzira, kandi iyi minsi ntabwo ari iyo gusinzira bene data, ntabwo iyi minsi ari iyo gusinzira, ni iminsi yo gukanguka umuntu wese akabera amaso ubugingo bwe. Yavuze ibintu bigomba kuzamubanziriza iteka iyo umukuru agiye kuza, hari ibimenyetso bibanza. Ndasubiramo aka kantu, umukuru iyo agiye kuza hari ibimenyetso bibanza. Habanza integuza z'imodoka zimubanziriza, hari ibintu bigaragara ko umukuru agiye kuza, niko tubimenyere mu buzima busanzwe. Iyo umukuru ari buze namwe murabizi ukuntu bigenda. Na Yesu rero kuko agiye kuza hari ibintu biri kumuteguriza. Alleluya! Elestamo egrai. Duhereye muri Matayo 24 hirya, yari yanditse avuga ibimenyetso bigaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Yari arimo abyerekana ibizamubanziriza. Ndafata kimwe muri ibi ngibi kizungereje isi. Ikibabaje nuko umwana w'umuntu na n'uyu munsi icyo yakagombye gukora si cyo ari gukora. Ni nayo mpamvu intara y'umugosozi kiri mu biganza, Imana iracyagosora kandi inkumbi zigomba kugwa hasi. Hanyuma icyo twakagombye gukora ntabwo ari cyo umwana w'umuntu ari gukora. Icyama tugakopera abinenewe bo bamenye ko ari iminsi 40 isigaye gusa. Uwambaraga neza bikarangira, uwajyaga hashaka bikarangira. Imana yari yabahaye chance y'ukwezi n'iminsi 10, ni iminsi 40, ariko irababwira ngo ni iminsi 40 hakarimbuka. Ariko ngo abinenewe baza kugira umugisha bemera Imana, ndetse ngo n'ijambo rirazamuka rigera ibwami, icyama n'ibwami rikazamuka. Alleluya! Ngo bemera Imana rirazamuka rigera n'ibwami, ngo umwami amanuka ku ntebe aravuga ngo abantu biyiriza ubusa n'amatungo mwe kutuma ajya kurisha. Aravuga ngo abambaraga amakositimu nibashaka amagunira bayambare. Aravuga ngo abisigaga amapuderi n'ibindi bashaka ivu baryisige. Asozaho n'akantu gakomeye, aravuga ngo kandi abantu bareke n'urugomo bagiraga. Aravuga ngo nta ubiza hari Imana yakwigarura. Bibiliya avuga ngo Imana ibonye kwicisha bugufi kwayo, ibonye baretse n'urugomo bagiraga. Mu yandi magambo, abagabo baretse kwica abagore babo, abagabo baretse gufata abana ku ngufu, urugomo ruhagaze, ngo Imana ibonye ibyo batangiye kubikora, ngo ireke ibyago yari yagambiriye, ngo yanga kubibateza. Icyama wowe unyumva, icyama bankurikiye, umuntu wese akagira uruhari rwo kureka ingeso mbi yagiraga, nta ubiza hari Imana yakwigarura. Alleluya! Abajura bakaba baretse, abasambanyi bakaba baretse, abatinganyi mukaba muretse gutingana. Dore nibyo byatumye Sodomu hashya. Icyama abagore bari kwica abagabo bakaba barekeyeho. Icyama abarozi mugaparika, nta ubiza hari Imana yakwigarura ikareka umujinya n'uburakari yari dufitiye. Ariko ikibazo, ubu butumwa ntago abenshi bashaka kubwumva. Ariko Paulo yaravuze ngo ubu butumwa buzaba barya mu matwi bashaka ubutumwa bubanezeza. Ariko reka mbabwire uko byagenda kose, kuza kwa Yesu ni ihame ridakuka, kandi naza azaca intambara zishire. Icyama kaza hadatinze. Ndashimira Imana ko urusengero rw'umutima rugikora. Ndashimira Imana ko urusengero rw'umutima rugikora. Aha niho Daniyeli ndetse na Paulo abwira Timoteyo, yaravuze ngo iyo minsi izaba ikomeye. Aramubwira ngo abantu babi n'abiyita uko batari bazajya barushaho kuba babi. Aravuga ngo ariko kandi abazi Imana yabo bazakomera kandi bakore by'ubutwari. Ntabwo ari igitangaza kuba abantu bari kugwa. Paulo ageze
kwa Timoteyo ibice n'umurongo wa mbere yaramubwiye ngo nderetswe ndahishuriwe. Yari yarangije kugira iyerekwa abwira Timoteyo ati mbonye mu bihe bizaza, aho ni mu bice 4, aravuga ngo umwuka nyongore ko abantu benshi bazagwa bakava mu byizerwa. Aravuga ngo ariko bazasigarana ikintu kimwe, bazaba bari gukurikirana inyigisho z'ibinyoma zizaba ziri gutambutswa n'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Aravuga ngo abo ngabo uzajye ubatera iki umugongo. Aravuga ngo kuko bamwe muri bo harimo abagabo bazajya barwanya ukuri. Aravuga ngo kandi nk'uko Yani na Yambure barwanije Mose ageze muri Egiputa, aravuga ngo niko abo bagabo nabo bazahaguruka bakarwanya ukuri. Ariko Imana idufashe cyane tugundire icyo Kristo yagize gute yaduhaye. Ndashaka kuvuga ibintu umwami byamubanjirije kandi n'ubu bigikomeje. Mu bimenyetso yigeze avuga Matayo 24, ndavuga ikintu cyitwa indwara z'ibyorezo. Ndavuga ku kintu cyitwa indwara z'ibyorezo ari nazo uyu munsi isi ihanganye nabyo. Yaravuze ngo hazaza indwara z'ibyorezo. Ndahera ku biribwa nubwo abantu babyibagiwe, nibwo twagiye twumva insina zirwaye kirabiranya. Bati ni muteme insina zarwaye kirabiranya. Abakuragamo urwagwa, abatungwaga n'intoki batangira guhomba, batangira guhura n'ibibazo. Mu gihe bagitaka ngo insina zarwaye kirabiranya, abahingaga imyumbati hariya za Muhanga, imyumbati itangira kurwara kabore. Ni nabwo babashyiye indi mbuto y'ubutuburano, ariho havuye ubugari bwitwa ubutuburano. Mu gihe bakirwana n'ibyo, bati nyamuna ibirayi irubavu Gisenyi byahuye n'agasimba. Ari nabwo umuntu wahingaga tone 5 agasarura imwe, bajyana y'umuti, hanyuma ibirayi nabyo batangira gupfundikanya, haboneka ibituburano. Bakirwana n'ibyo, mvugira ngo bakirwana n'ibyo, imigozi y'ibijumba ibiratatswe, nibwo babazaniye indi mbuto, ariho havuye iriya mbuto ya Murigande. Bakirwana n'ibyo, bati muhungire ku bigori, mutera ibigori byinshi, uzananirwa kurya kawunga zanga igikoma, Nkongwa ibiteyemo. Bati muzane polisi n'indege murwanye Nkongwa. Byarabaye cyangwa ntago byabaye? Ibintu biba birakomeye, imyaka ibiratatswe ndetse ibintu birakomera. Bakiri muri ibyo, amatungo nayo abaratatswe. Bati umva, inka zarwaye uburenge na Muryango, muhagarika amata n'inyama biri guturuka za Mutara. Ibyo ngibyo biraba, inka zirwara Muryango n'uburenge. Yemwe bakiri muri ibyo, bati ingurube nazo zarwaye ruje. Ingurube zirwara ruje, yemwe abaveterineri barakomera babura icyo bakora. Bakiri muri ibyo, inkwavu zirwara amavunja. Bakiri muri ibyo ngo inkwavu zirwaye amavunja, so babura aho bazivuriza, cyakoze urupfuye bakajugunya. Bakiri muri ibyo, inkoko zirwara ibicurane. Ngira ngo mwarabyumvise, ubwo inkoko zarwaraga ibicurane, ibi bicurane turi kurwara inkoko nizo zabibanjije. Inkoko zirwara ibicurane, baba bahagaritse inkoko zavaga muri Kongo, baravuga ngo inkoko zambuka Gisenyi ziva Kongo ziza bazihagarika kuko ibicurane byateye mu nkoko. Ibintu biba birakomeye, ubwo amatungo abagushije iki ishyano. Yemwe tukiri aho ngaho nsubiye inyuma, mu bihingwa ibiti nabyo byahise bihura n'ishyano. Inda ziba zirwa ibiti biba birwaye inda. Murabizi duherutse kujya gusengera muri iyo minsi ibyumba, tubura aho twicara kubera inda zari zuzuye mu biti. Ibyo birakomeza. Ngaruka ku matungo, amatungo ararwara, ibintu biradogera. Hanyuma umuntu aratahirwa. Umuntu atahiwe rero, hari hamenyerewe sida, dore ko ariyo yari muriho yazonza abantu. Hanyuma sida rero izibangikanye na kanseri. Kanseri ati nanjye ndashegeje umwana w'umuntu, dore niwe nyirabayazana w'ibi byose. Kanseri imaze kuvaho, hepatite ati ndateramo, hepatite imaze kugeramo, diabete ati ndabaca ku isukari niwe murengwe wabo. Ibyo ngibyo biraza, muvuduko w'amaraso atumva ndabavudukana, kugeza ubwo bazamenya ko Imana ari inyohereje. Ibyo bigezeho tujye twumva Ebola yaje yahereye Uganda na Kongo, yo yazaga ari nsimusiga. Umwana w'umuntu akomeza kuzongwa, ndetse haza n'imitwe idakira, kugeza ubwo n'abana batoya barwara imitwe ndetse n'amaso n'imigongo. Ubundi umwana mutoya arwara umugongo ate? Ariko ni ibyahanuwe. Hanyuma umuntu akomeza gukubitwa kubera ko indwara yose yamugeragaho yavugaga ngo n'ubundi niwe nyirabayazana w'ibi byose. Ibyo birarangira, ubu turi guherutsaho corona virus. Ndi ku ndwara z'ibyorezo, kandi umwana w'umuntu natihana n'ibindi dore byaje. Olestam onemaye byaje. Nta kindi cyatuma Imana yuna muri cumu kuyigarukira no guca bugufi, umuntu akareka urugomo, akareka ibya buri wese akisubiramo. Nibyo byatuma Imana yigarura. Naho ubundi uko byagenda kose, ukuboko k'Uwiteka kuracyakora.
turacyakora. Icyo umwana w'umuntu yakagombye gukora ntabwo ari cyo ari gukora. Abantu barakibereye mu munyenga, ntibazi ibiri gupfa n'ibiri gukira, ahubwo barashakishiriza ubushobozi mu bindi byose. Bati ngaho umuti twawubonye runaka, bati uwo muti siwo. Bati ngaho umuti twawubonye uboneka, bati uwo muti ni pirate. Bati hano turawubonye niwo, bati uwo si pirate. Nta n'umwe wawubona, kuko wawubona yasigara yihahira. Imana ubwayo niyo izadukiza, bisigara biyitirirwa, kuko ikintu Imana itazitirirwa ntabwo izemera ko gisohora. Shimishwa no gukora ikintu isigara yitirirwa. Turashimira Yera yajyaga itubwira ngo ndabakingiye ubwoko bwanjye. Haleluya! Yajyaga itubwira ngo ndabakingiye tukayoberwa, ariko Imana imenyera kure imigambi igiye kuza igakingira abana bayo hakiri kare. Subira inyuma mbibutse ko turi kuri shize cyangwa se intego ivuga ngo gutinda k'umukwe ntibitume mwirara ngo muzirure ibyaziraga, kuko iki nicyo gihe umukwe ashobora kuziramo. Hanyuma kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, uko byagenda kose Yesu araje. Aha ni amagambo twasomye, ni Yesu waciraga abigishwa b'umugani w'abakobwa 10, avuga 5 bari abanyabwenge n'abandi 5 bari abapfu. Bibiliya kuri 5 ahantu twahereye hatubwiye ngo umukwe atinze bose barasinzira. Ubu abantu barasinziriye, ntago bazi icyabakiza. Basengaga barabiretse, bari mu masezerano bayahindiriye, ubu bayavuyemo, kandi ijambo riravuga ngo uva mu masezerano nta mpamvu azakorwa n'isoni. Bibiliya yatubwiye ngo umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Ngo ariko ninjoro mu gicuku ngo habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu rusaku ruriho, no kuba twicaye ahangaha mu kanya hakaza n'abandi, ejo hakacara n'abandi, ubu twe turi gutambutsa urusaku umukwe araje. Yewe ndi hano no mu isoko bariyo, ndi hano no mu nzira nyabagendwa abahanuzi barimo. Ibi byose mubona ni urusaku kuko umukwe aje. Umunyarwanda yaravuze ngo nta nduru ivugira ubusaku gasozi. Cyangwa ryatubwiye ngo urusaku rubaye. Haleluya! Do ehai. Urusaku rubaye. Ngo abakobwa barabaduka, ariko ngo 5 bo bari baryamanye ibanga, ngo baravuga ngo reka turyamane amavuta. Nubwo atinze, nubwo tubona atinzeho, turaryama dufite icyo turyamanye, turaryama turahunikira dufite icyo duhunikiranye, turasinzira dufite icyo dusinziranye. Ndagira ngo nkubaza, ukwiriye gusinzira usinziranye ikintu, ukwiriye guhunikira ufite icyo uhunikiriye. Haleluya! Ngo baravuga ngo twe nubwo turyama, turaryama dufite amavuta mu mperezo, hanyuma yaza saa 6, yaza saa 8, yaza mu nkoko, igihe turaza kubadukira, igihe turaza guhagurukira, turahagurukana amavuta yacu. Haleluya! Baravuga bati nta kibazo, turahagurukana amavuta yacu. Baravuga bati kandi naza turabimenya, kuko umukwe azi amajwi y'intama ze, kandi n'intama zizi amajwi y'umukwe. Ngo bisohoye, ngo ba 5 b'abanyabwenge bahagurukana amavuta yabo mu mperezo, amatabaza yabo bagenda basanganira umukwe, bagenda bavuga bati iye yaraje we, iye yaraje we. Biraba ngo babandi 5 ngo nabo babaduka nta mavuta bafite mu mperezo, ngo batangira kwinginga ngo nimuduhe ku mavuta yanyu, dore yacu turimo turayakongeza ariko ari kuzima. Ariko ngo abanyabwenge barabahakanira. Reka mbabwire, bashatse amavuta mu gihe cyahise, bashatse amavuta mu gihe cyarangiye, cyari cyarabangiranye, bashatse amavuta igihe cyabashiranye. Bene data, iki ni igihe cyo kwegera Yesu, iki ni igihe cyo kuva mu byaha, iki ni igihe cyo gushaka imbaraga, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kwiyiriza, iki ni igihe cyo Orestane ma Egreri, ni igihe cyo kuva mu by'umuntu yibwira. Dore inzira zacu ntabwo ari kimwe n'iz'Imana. Nimuhaguruke dushake ibyo Uwiteka ashaka bigishoboka.
ngo abanyabwenge barababwira ngo ntabwo yadukwira. Bishatse kuvuga ngo muri uru rugendo rwa Kristo umuntu nukwirwariza ku giti cye, nukwirwariza ku giti cye. Ngo barababwira ngo ntabwo yadukwira, ahubwo reka tubahe inzira, nimugende mujye mu bahanjuzi namwe mugura yanyu. Bibiliya iravuga ngo bagiye kugura, hanyuma umukwe araza. Aka kantu bagiye kugura umukwe araza, bagiye kugura umukwe agira gute yemwe? Abakobwa bamaze kwishingira umukwe agira ate? Araza. Abagore bamaze guta abagabo babo bamaze guta ingo, umukwe ayitaza. Bagiye kugura bene data, bagiye kugura. Aha hantu ndagira ngo tuhatinde. Nibutse ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Dema we yaransize, Dema yaransize kuko yarakunze iby'iki gihe. Hari abantu bagiye kugura. Ubu dufite abantu bagiye kugura. Ijambo ryatubwiye ngo umukwe amaze kuza, abari biteguye bafite amavuta mu merezo zabo, ngo yinjirana nabo, urugi rugira gute? Rurakinga. Bibiliya ivuga ngo hanyuma babandi babapfu cyakoze barayabonye, ariko bayabona impitagihe. Hari igihe Imana itanga amahirwe umuntu atayakoresha ntiyongere kuyabona. Akani ari mu rugamba mu ngabo Yosuwa yarayoboye. Akani yarwanya Sawura, bararwana, Akani arwana Sawura, urugamba Yosuwa ararutsindwa, n'Abisirayeli baratsindwa, bayoberwa impamvu. Naho kumbi umwe muri bo witwa Akani yasahuye. Ariko ngo Imana ikoresha ubufindo, ngibwira Yosuwa ngo fata abantu begeranye bakoresha ubufindo. Ndakwereka dore muri mwebwe hari umuntu wafasha ku byashinga, ngo ubufindo bukozwe bufata Akani. Ngo Yosuwa aramubwira ngo ukwiriye kwatura. Ngo Akani aravuga ngo reka nature kuko mbonye nabamarishije. Ngaravuga ngo nabonye umwenda w'umukabayonga ndawifuza, ubwo abandi barwanaga nge nabonye umwenda ndawifuza, ndangije ndinjira ndawusahura njya kuhisha. Aravuga ngo ninjye watumye mutsindwa. Dufite abantu bari kugusha abandi, dufite abantu bari kugusha abandi, ariko Imana irabizi izakoresha ubufindo. Imana izakoresha ubufindo. Bibiliya iravuze ngo aba batanu baje, ngo barakomanga bati nyamuna mudukingurire turayazanye, ariko ngo basanga urugi rwakinzwe. Baravuga ati ni twebwe twahoze turyamanye. Ndagira ngo mvuge ibintu bigera muri bitatu bizaba tugeze mu ijuru. Gitangaza bitatu bizaba tugeze mu ijuru. Gitangaza cya mbere ni ukuzibonayo njyewe nawe, kizaba ari igitangaza kuzabona turiyo. Citse iyi miruhu, citse aya makuba, citse ibi byago ukabona ugeze mu ijuru. Iwabo wabadapfa, iwabo wabatarwara, iwabo hataba ibibazo, iwabo w'amahoro mu ijuru. Cya kabiri kizaba igitangaza ni ukuzabona abantu utakekaga ko babayo. Kuzabona abantu utakekaga ko babayo, cyo kizaba ari igitangaza. Kindi gitangaza ni ukuzabura abo wibwiraga ko bakagombye kuba bagezeho kare. Cyo nicyo kizaba ari igitangaza, kuzabura abo wibwiraga ko bagombye kuba baje mu mwanya w'imbere bakagerayo. Cyo kizaba ari igitangaza. Ariko muri ibyabari byavuga ngo hazaba igitangaza, itorero nirigenda. Hazaba igitangaza, hazaba igitangaza, itorero nirigenda, hazaba igitangaza. Haleluya. Turi mu ijambo rivuga ngo komeza imyiteguro, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Uko byagenda kose Yesu azaza. Ndashaka dusome ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Ndi ku musozo kugira ngo tunasenga Imana. Zaburi ya 90 umurongo waho wa 12 haravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Kasubiremo, utwigishe kubara iminsi yacu,
uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Bene data, iki ni igihe cyo kwegera Imana, Imana ikaduha umutima w'ubwenge. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, Imana ikatugira inama, Imana ikatwereka icyo twakora, Imana ikatwungura ubwenge, kuko tugeze mu gihe cy'akarindagiza, tugeze mu gihe kigoye umuntu uwo ari we wese. Isi ntabwo ikiryoshye, iri gusharirira, kandi iri gusharirira umuntu uyituye uwo ari we wese. Ubu nta handi hari amahoro, nta handi hari ubwihisho n'ubwugamo, muri Yesu wenyine niho hasigaye amahoro, ibindi byose byabaye bibi. Turamamaza Yesu, twamamaza kugaruka kwe, turamamaza Yesu, tumubera integuza. Dore twabaye nka ba Yohana Umubatiza, tuvuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Imana ishimwe cyane. Yesu araje, Yesu araje. Mwanditsi wa Zaburi aratubwiye ngo ubwo bimeze bityo, utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo bwatuma dutunga imitima y'ubwenge. Banze mbabwire, umuntu amenya igihe amaze, ntabwo amenya igihe ashigaje. Nagira ngo dusenge Imana. Wowe nkurikiye aho niwaziruye, yewe wamuvuga butumwa we, yewe wamuririmbyi we, yewe wamuhanuzi we, naho niwaziruye. Abantu baraziruye, abantu baraziruye, batinyuka ibyo batinyaga. Abantu baraziruye, binjira aho batinjiraga. Abantu baraziruye, banywa ibyo batanywaga. Abantu baraziruye, bifata uko batari bari. Ariko ijambo riratubwiye ngo gutinda k'umukwe ntibitume muzirura ibyaziraga. Iki nicyo gihe Yesu ashobora kuziramo. Ndagutangariza ngo n'ubu bwacya Yesu aza, kuko ibyerekana kuza kwe byose byarasohoye. Pawulo ageze kwa Timoteyo ibice 3, aramubwira ngo iyo minsi abantu bazaba bikunda, birarira, bibona batumvira, batukana, bibona bakunda impiya, hari ibyigenge bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana yabo. Aravuga ngo kandi bazaba bafite akantu k'ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Asoza amubwira ngo mwana wanjye, icyo gihe nikigera bameze batyo uzajya batera umugongo. Imana idufashe cyane, Imana itwigishe kubara iminsi yacu, uburyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Naho ubundi isi irashira, kandi irashirana no kwifuza kwayo. Ndashaka dusenga Imana. Ariko niba waraziruye, uvuge ngo Mana mbabarira, ninjiye mu byo ntakagombye kwinjiramo, kandi imbabazi z'Imana ziracyariho. Niyo mpamvu mutubona gutya, imbabazi z'Imana ziracyariho, ariko kandi ntabwo zizahoraho, ntabwo zizahoraho iteka kuva na kera. Iyo abantu bataretse ibyaha, iyo ibyaha bimaze kugwira cyane bikazamuka, Imana iramanuka ikaza ikareba, igatanga umwanzuro. Niko byagenze i Sodomo. Yaravuze ngo ubwo gutaka ko baharega kwagwiriye, kandi ibyaha byabo bikaba byarundanijwe bikangera imbere, Imana iravuga ngo ndamanuka ndebe yuko ibibatakisha ariko biri. Imana iravuga ngo kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Imana yohereza abamarayika baraza, ari nabo bahingukiye kwa Abrahamu, baramanuka bagera kwa Loti. Sodomo ni Gomora hari icyaha gikabije cyane, hari nacyo uyu munsi kizungereje iyi si yacu, cyaha cy'ubutinganyi. Abagabo bendana n'abandi bagabo, abagore bendana n'abandi bagore, kugeza ubwo n'abamarayika bari baje kureba ibiri kuhabera i Sodomo. Bibiliya iravuga ngo nabo bari bagiye kubafata ku ngufu. Gufata ku ngufu byatangiye kera. Urumvira umwana w'umuntu ukuntu yananiranye, bajya gufata abamarayika b'Imana. Imana iraza iravuga ngo noneho ibibatakisha ndabibonye, nta kundi nabibonye. Iratwikisha umuriro, iratwikisha umuriro. Rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3 aravuga ngo ariko nanone ijuru rya none n'isi ya none n'ubundi bibikiwe umuriro uzamanuka ukarya abanzi b'Imana bose. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Mwene data mushiki wanjye umurikiranye, mwene data, turavuza impanda, turavuza ikondera, turavuza induru, uzi ubwenge yiyarure.
ndabyibuka ngo aba bamarayika bamaze kubwira Loti ngo asohoke, ngo Loti yabwiye n'abakwebe ngo nabo basohoke, ngo ariko babigira ibikino. Ubu turavuga abantu bamwe bakabigira ibikino, bagereranywa n'abakwe ba Loti babigize ibikino, ngo n'umugore waza gusigara inyuma arebye inyuma, mutima usigara inyuma aza guhinduka inyengi y'umunyu. Imana idutabare. Ntago waziruye, uracyari uko wahamagawe, ntabwo waziruye. Ariko niba waranaziruye, haracyari imbabazi z'Imana, haracyari urukundo rw'Imana. Imana ntabwo iba kure y'umuntu wese uciye bugufi. Imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Imana idufashe cyane. N'uyu munsi byakwemera ko wakizwa mama, n'uyu munsi byakwemera ko wakizwa papa, n'uyu munsi byakwemera ko wakizwa wa musore we, n'uyu munsi byakwemera ko wakizwa wa mukobwa we. Ijambo rirambwira ngo umunyabyaha nareka ingeso ze akava mu byo yibwira akagarukira Imana, izamubabarira rwose pe. Imana ni nyembabazi. Tugiye gusenga Imana. Ndumva shojeje, narinje kukubwira ngo komeza imyiteguro, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Tugiye gusenga Imana, ariko wagira icyifuzo wapfuka amahuri tugafatanya gusenga Imana. Waraguye waba warasubijwe inyuma n'ibintu runaka, ariko mushuti yanjye iki ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, iki ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, ahubwo iki ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwiriza ubusa, ni igihe cyo kuba hafi y'Imana, kugira ngo hatabaho gutungurwa kwa bamwe kandi ntacyo Imana itavuze. Mbanze mbabwire ko n'uyu mwanya tuzaho hano hari igihe uzahagarara, hari igihe uzahagarara. N'izi Bibiliya twitwaza ejo zizaba zafunzwe, umuntu asigara atungwa nayo yavomye, umuntu asigara atungwa n'ibyo yumvise. Hari igihe umuntu yumvaga yuko adagiye mu rusengero atakizwa, ariko ibintu byose birashoboka ko amariba yafungwa, umuntu agatungwa nayo yanyweye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ariko bikitwa uyu munsi nagira ngo aho uri dufatikanye gusenga, uvuga uti Mwami Yesu, nanjye narasiruye, nanjye narayembayembye, ariko menye ko imbabazi zawe zikiriho. Ndashaka gukomeza imyiteguro, ariko banza unyeze untunganye kugira ngo nzagusanganire ntafite ikizinga cyangwa umuhanyari. Muririmbyi wari ufite ibyiringiro yaravuze ngo ubwo asaza ahamagara amazina yabe bose, nanjye nzumva izina ryanjye mwitabe. Asoza avuga ngo nzamukorera ntacogora, ngwiza urukundo n'ubuntu amfitiye. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twari twicaye hano mu cyimbo cya Kristo kuko yaduhaye uburenganzira n'ububasha. Yaravuze ngo turi intumwa mu cyimbo cye. Nari ndimo ndangururira mbwira ubwoko bwawe n'isi yose kugira ngo bakomeze imyiteguro Kristo kuza kuzaza ntabwo uzahera. Byaremwe byose bikubone byishime. Haleluya. Uzaza guca amateka, uzaza guhemba no guhana. Bakoze ibyiza uzabagororera, bakoze ibibi uzabahana. Uzazanwa n'ibintu bibiri kandi uzaza gutwara itorero. Imana ihimbazwe. Sengeye abantu bawe bafite umutima wo kukugarukira, abaziruye Mwami bari barakijijwe bakongera bakagwa. Wongera ubababarire, wongera ubabyutse, basubize mu murongo. Abagushijwe n'ubuzima, bagushijwe n'ubukene, bagushijwe n'intambara z'uburyo butari bumwe, n'abasengeye Imana nyakubahwa, wongera ubagarukeho. Imana yihangana, Imana igira ibambe. Ndasenze Mana, byutsa abaguye, kangura abasinziriye, hagurutsa abicaye. Mu izina rya Yesu duhagaritse imbaraga za Satani, mu izina rya Yesu Kristo, izisinziriza abantu, izituma abantu bahunikira. Mu izina rya Yesu turamurura iyo myuka mibi, mu izina rya Yesu. Reka abantu bongere bakanguke, bibuka ko hari igihugu. Haleluya. Imana yiteguye kwimuriramo abantu bayo. Haleluya. Turasenze Mana, rengera itorero ryawe, rengera ubwoko bwawe. Fasha umuntu wese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngwino tubera umuterankunga uru rugendo. Dore rurarambanije kandi rurimo ibigusha n'ibigeragezo, ariko tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Wewe nyine uraduhagije Yesu. Haleluya. Haleluya. Ubugingo n'umunezero bibonekera muri wowe, nta handi amahoro ari. Isi dore yabuze igisubizo, abantu barashakisha, ariko niwe gisubizo cy'isi. Haleluya. Cyama abantu bagaca bugufi, bakomeye n'aboroheje bakamenya kuri hejuru ya byose. Uku kuboko kwawe Mwami Nyiringabo ukareba sire kukarwanya ibiturwanya, kugatsinda ibidutsinda. Mana Nyirijuru n'isi, ukatubera ingabo ku manywa na nijoro. Ngaho dufashe rero, fasha abanyetorero, fasha igihugu cyacu, fasha abayobozi
abayobozi bacu mu izina rya Yesu, kandi wongera abakizwa ugabanya abarimbuka. Twirukanye abadayimoni basahura abantu babajyana mu byaha, twirukanye abadayimoni basahura abantu babajyana mu bizira mu izina rya Yesu. Mwami Nyiringabo, duhagaritse umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu, turawuhagarika umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu. Rengera abantu bawe, rengera itorero ryawe, suka ububyutse n'imbaraga. Mwami, abantu buzura umwuka wera bongere bagira ububyutse. Haleluya, abantu bongere bagira ububyutse. Umuntu wese yibuka aho yavuye akagwa maze yihane, umugarukire kukugira ibambe. Ndagushimiye nyiri bihumeka we. Haleluya, bikitwa uyu munsi turagushimiye, turaguhimbaje. No muri uyu mwaka uzadufashe, uzatugirire neza. Komeza amaboko yaratanebutse, amavi yasukumaga wongere uyongeremo imbaraga. Nyamuneka Imana ntutinde, haracyo abantu bagutegereje kandi uzaza ntabwo azatinda. Urakoze, turagushimiye. Ngaho bamugisha kuko bakurikiranye ijambo ryawe, kandi Mwami rye guca mu gutwi ngo ringuke mu kundi, ahubwo umwuka w'Imana asigara risesengura mu mitima y'abaryumvise. Ngarukira ijana imbaraga zingana, ariko Mwami kurangurura no kuvuga n'ibyanjye, ariko gufa kwigisha n'ukwawe, kandi ni wowe ushoboza abadashoboye. Ndagushimiye kuko byumvise, tubyatse Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, ndabashimiye. Nomero yanjye ya telefone ushaka kugira icyo umbaza cyangwa se ungisha inama cyangwa se wenda ngusengera, ni 078 MTN 078 3 669 iyo niyo nkoresha, ni nayo iba kuri WhatsApp. Ndayisubiramo wenda ashobora kuba utayumvise neza. Ni 078 669 721. Mbifurije amahoro y'Imana no kuzasangwa mu mahoro mudatunguwe, kuko iminsi ni mibi. Mukomeze imyiteguro, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Yesu araje. Shalom.